kubera ko abanyeshuri bava hano hakurya muri Nyabihu ku rugabano rwa Gakenke bagiye kwiga hano mu Nyange. Aba ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Gakenke umurenge wa Rusasa nabo mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rugera bakoresha iteme ryambukiranya umugezi wa Mukungwa ryahitwa ku cyambu basaba inzego zibifite mu nshingano ko iryo teme ryasanwa ngo kuko ibikoresho birikoze byangiritse bikaba biteye impungenge abarikoresha. Abana bato ndetse n'abakuru bashobora kuhasiga ubuzima baguyemo, ikindi kandi ubuhahirane hagati y'uturere twombi ukaba usa n'uwahagaze. Iki kiraro cyatubangamiye cyane kubera ko abanyeshuri bava hano hakurya muri Nyabihu ku rugabano rwa Gakenke bagiye kwiga hano mu Nyange mu mashuri hano hirya wita mu Nyange. Ubwo rero kiraturangamiye cyane kuko dutekereza ko abana bashobora guhitamo mu myanya y'iki kiraro icyasenyutse kikaba bashobora kugwa mu ruzi bakagenda. Ibinyabiziga ubu ngubu byahagaze, urabona ko ibyuma byamaze gupindama. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga ubu ngubu ntabwo biri kuhanyura kubera ibyo byuma byamaze gupindama, imbaho zarangije kuvaho. Twebwe abakinyuraho natwe dutwara amagare, iyo tuhageze igare rirahapfira rikangirika cyane, kandi n'abantu bahanyuze ugasanga bamwe bateyemo inkweto bakaba banagwamo, ugasanga nk'umwana muto yagiye ku ishuri ashobora kugwa akarohama. Nicyo kintu kitubangamiyeho cyane. Iki kiraro uburyo kitubangamiye, urabona nk'ubu ngubu kiba gihuje abantu bava Gakenke Nyabihu, umuntu ashobora kuhanyura yari asanzwe azi yuko ikiraro ari kizima, noneho yahagera azi ngo ni ibisanzwe, ugasanga nyine agize ikibazo aguyemo hariya. Nyine impawe ikiba gituma nkubwira ko gitembogamiza, urabona niba umuntu aturutse hakurya yikorera umutwaro cyangwa se apakiye umutwaro ku igare, biramusaba kugera hariya agahambura, yamara guhambura akambutsa igare agasubira inyuma akambutsa imizigo. Twebwe ibi ngibi turabona yuko bitugoye. Wenda ko leta yadukorera ubuvugizi cy'abayobozi tukareka ukuntu bagisana tukongera tugakora neza nta kibazo. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Gakenke baravuga ko bukiza, ariko ko byatewe n'uko hari imibare myinshi y'amateme yangiritse muri aka karere, ariko ko ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi bari kuganira uko cyasanwa mu gihe cya vuba, nk'uko bigarukaho na Madamu Mukandayisenga Vestine umuyobozi w'aka karere ka Gakenke. Bavuga ku biraro nk'uko babivuze, akarere kacu ka Gakenke gikunze guhura n'ibiza cyane. Nyakubahwa Gavana yavuze ibiraro 199, hari ibyo tugenda dukoresha imishinga tugakora, twagiye tubishyira mu makategori ku buryo hari ibyo abaturage n'imiganda bikorera ubwabo, ariko hari n'ibiraro binini byo ku mihanda bihahirano dufatanyije na RTTA. Natwe ubuyobozi bw'akarere turakomeza gukoresha ubushobozi buhari kugira ngo dusane ibyagiye byangirika dukoresheje imiti ndetse n'imiganda ndetse na budget, kandi tuzakomeza no gushyira mu igenamigambi ibiraro cyane cyane ibinyurwaho n'abantu benshi, bifite impact ku bantu benshi kugira ngo bikorwe ari tuzaheramo. Ibikorwa remezo nk'imihanda, amateme, amazi n'amashanyarazi ni bimwe mu byihutisha iterambere ry'ahantu runaka, akaba ariyo mpamvu aho byangiritse usanga ubuzima busa naho bwahagaze, kuko urujya n'uruza ndetse n'ubuhahirane biba byahagaze. Hatagize igikorwa ngo iri teme risanwe mu bihe bya vuba, hari bamwe mu baturage bishobora kugiraho ingaruka, by'umwihariko abakunda urwagwa rwo mu Bukonya ndetse n'urwavunga. Emmanuel Twishime, Good Rich TV mu karere ka Gakenke ni mu majyaruguru y'u Rwanda.